ubwo mu nshuti 9 zaguhemukiye ariko hari imwe. Hari ikintu nabonye muri ubu buzima, abantu 19 baragukomeretsa, hakaboneka undi muntu umwe ukomora inguma bantu bagukomerekeje. None se ndaguha urugero rutari kure, turabihuza na Bibiliya icyo yavuze. Bw'abantu bugira grane, buba expired, ariko ubucuti bwa Yesu burihariye. Kuko tubana nabwo turi muri ubu buzima, twamara no gupfa tukajyana. Niyo mpamvu impanda nivuga, kubera ubucuti twagiranye n'uyu mwami tuzazuka. Hanyuma nitumara kuzuka duhabwe gakondo yo mu gihugu cyo mwijuru, kuko twagiranye ubucuti. None se ubucuti bw'abantu bushingiye kuki? Baragukunda, kandi abantu bagukunda ufite, iyo udafite ntabwo nyine baragenda. Umunyarwanda yise umwana waravuga ngo ni babakunda ukize. Kubera ko ari babakunda ukize rero, ntuzigera ucira umuntu urubanza ngo ari inshuti yanjye none aransiga. Hari ibyo yagushakagaho none ntiyabibonye. Igihe nicyo kikuzanira inshuti cyangwa kikazijyana. Niba uyu munsi uri mu gihe cyo kubura inshuti, ndagira ngo nkubwire ngo guma kuri Yesu, niwe nshuti tubana mu bihe byiza n'ibihe bibi. Ariko umuntu, ubucuti bw'abantu mu nshuti zigira impuhwe. Uyu munsi niba ufite inshuti yawe ikabita kugirira impuhwe, ikabita kubikira ibanga, ikabita gumana nawe mu bihe bibi, iyo si inshuti, ni indyarya. Buriya rero jewe nahisemo gutunga inshuti nkeya kuko sindi ihuriro ry'indyarya. Cyo twabwira abantu, twabibutsa ibintu Pawulo yavuze. Yaravuze ngo mu minsi y'imperuka, ese tuyisohoyemo cyangwa ntituyisohoyemo? Abantu bazaba bikunda, bazaba birarira, bazaba bakunda impiya, bazaba badakunda babo. Abantu batekereza ko ibintu Pawulo yavuze bizasohora twarapfuye twese turi isuru rusororo n'inyamirambo, cyangwa bizasohora turi bazima. N'abasa n'inshuti, ntago nawe n'inshuti. Abasa n'inshuti ibihe byanjye bibi bamvuyeho. Ariko inshuti nyazo uyu munsi turacyari kumwe, ndazishimira n'ubundi. Iyo umuntu asa n'inshuti, murabana akaguhekura. Iyo umuntu asa n'inshuti aragusebya. Iyo umuntu asa n'inshuti aragucuruza gushakamo inyungu kandi ntagire icyo akumarira. Ariko inshuti igukura ku rwego uriho ikagushyitsa ku rundi. Ihangayitswa n'ubuzima ubayemo igashaka icyatuma buhinduka. Iyo ni inshuti. Ariko abasa n'inshuti biravuze ngo harimo originale hakabamo na pirate. Ngewe izanteye ibikomere n'izisa n'inshuti, ariko inshuti zanjye za oje. Neza y'Imana nibare nawe kandi umugisha w'Imana komeho wowe n'abawe ndetse no kubyorekejeho. Amaboko byose ni Benepo kuri mikro, ndi kumwe n'umubyeyi babyibuka. Oya nta kundi kwisiga kundi, Yesu yagusize uracya. Uravuze ngo iyo kugaburiye uriyarurira, yakwambitse urambara, yaguhaye igikoma abazima. Ni nk'ibyo mbese. Yaguhaye amata nyine arengera. Niyo mpamvu utoshye. Ndatoshye n'ukuri kandi ndamushima. Ubuntu bwe burampagije, buranyuze. Uguwe neza. N'ukuri ndamushima, nuzishimwe ryagutse, nuzishimwe ridaceceka. Esther warubuzeho riko rero nawe. Mba ndi mu rugo, nanjye ndi kuboha amahema nk'uko Pawulo yabigenzaga, kubera ko ubuzima buri hano hanze burahenze. Abantu benshi bagiye bagushaka inshuro zitandukanye. Esther turamushaka ari hehe? Rimwe bamereye nabi, mfata video ya kera warabibonye. Nyisuzo kujya ndeko ko na abantu batuza basi ariko biranga. Dushimira Imana ko gushoboje ukabonetse. Yego. Ndabashimiye n'ukuri, ndashimira umuntu wese unkunda atagize ikintu ashingiraho. Wa muntu ubona ntaheruka kuvuga agaca mu gikari akamvugisha kugira ngo amenye ukomeze. Ndamushimira. Imana imuhe. Yego. Bene abo bantu baranansengera, amasengesho akangeraho. Niwe nibwo bwiza uri kumbonaho. N'ubwiza bw'amasengesho yo gusengera cyane. Ntabwo ari ibyo kwisiga bindi. Na amasengesho y'abera y'abantu b'Imana. Siko barizwe wese ko muri no minsi kubarizwa hehe? Ese ubwo kwavuga ni ngombwa. Uravuga aho ntuye, aho mbika imyenda, uravuga hehe? Aho ndi guteranira. Sengera mu mutima aho guteranira, uzahakenera azazinduke mpamubwire nta kibazo. Mwabyumvisheho tugiye kuganira na Ikirezi Esther.
rero ko dutangiye ikiganiro cyacu cy'uyu munsi tugira ngo tumaze twiragize Imana idushyigikire mu kino kiganiro. Wasenga Imana. Urakoze mwami wacu Yesu, urakoze nyaguhora ku ngoma, urakoze kuko wabambwe tukabamburwa, urakoze kuko wowe uvuga ntihagire ukuvugiramo, urakoze wowe nshuti nziza, uri uwo kwizerwa, uri ibyiringiro by'abantu bagufite, abantu bakumenye barahiriwe kandi ku munsi mubi bazakomera. Izina ryawe nirishimwe, izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe nirishirwe hejuru. Tunejejwe n'Imana mu mitima, n'umuriro w'ijuru urimo. Haleluya, dushimiye Imana ya Yakobo, dushimiye Imana ya Abrahamu, dushimiye Imana ya Isaka, dushimiye Imana yabanye natwe, Imana yaturinze, Imana yatubereye ubwugamo mu mvura, Imana yadusindagije mu gihe cy'ubunyerere, Imana yatubereye amagare ndetse n'amafarashi, Imana itaraturetse, Imana itaraduharaye ngo iduhararukwe, Imana nyirimbaraga, Imana yatugiriye icyizere ikatugabira umurimo wayo mwiza, Imana yaduhamagaye, Imana itujyana mu ijuru, Imana idukura mu isi y'akaga. Turagushimiye, izina ryawe nirishimwe. Hari abantu badukurikiye ku Musaraba TV, turabasengeye ngo bagirire neza, kuboko kw'Imana kubabeho, imbaraga zisumba byose zibagote. Muririmbyi yavuze ngo imisozi itari yaremwa, isi itarabumbwa, aravuga ngo uhereye kera Imana iri uko yahoze. Turagushimiye kudahinduka, abantu barahinduka ariko wowe ntabwo uhinduka, uri uko wahoze. Kandi umuririmbyi umwe yavuze ngo abantu biringiye abantu barabahemukira, ngo iyo babahanze amaso babakoze isoni. Aravuga ngo ariko we ntujye uhemuka, ntabwo ukoze isoni, habwa ikuzo Mana kubera yuko ubikwiriye. Urakoze rero, ngaho tugabira amahoro, ngaho tugabira ituze, ngaho Uwiteka dushyigikira, utubere ibyiringiro, udukomeze, kandi ku musozo w'urugendo rwacu uzaduhe kuba muri gakondo yo mu ijuru, kuko ijambo ryavuze ngo nitutagusara tuzasarura. Komeza kutugirira neza, umugisha buri muntu wese uduteze amatwi kandi akadukurikira. Tubisenze twizeye mu izina rya Kristo Yesu, amen. Urakoze cyane ku isengesho ryiza udusengeye muri kano kanya. Turasaba abantu bose kugira ngo rero dutangire ikiganiro bari kumwe natwe kugeza tugishoje. Esther, hari ikintu uvuze mu kanya, uravuga ngo kubusa gutyo ni amasengesho y'abantu bagusengera bigatuma usa gutyo. Hacyo ndi kwibaza muri no minsi Esther, iyo bavuze inshuti wundi n'umuntu umeze gute? Inshuti iyo bavuze inshuti, inshuti y'umuntu bundi, iyo bavuze inshuti ntabwo turi buvuge ko zidahara, ariko inshuti ni Yesu. Niwe wenyine ushobora kubitsa ibanga ntakuvemo, niwe wenyine mushobora kugendana ntagusige, niwe wenyine mushobora gusangira ntagucure. Yesu niwe wenyine utumva amabwire, niwe wenyine utavuga amasigara byicaro. Urumva, inshuti ni inshuti ibasha kugusezeranya igasohoza. Iyo bavuze inshuti rero, nari mvuze ngo suko hano hanze zidahari, turazifite, ariko ziri hirya y'ubucuti bwa Yesu, kuko ubucuti bwa Yesu burakomeye, burakomeye kuko bwaratwitangiye. Ubucuti bwe burakomeye, bwatugiriye ku musaraba. Ubucuti bwe burakomeye, bwatumye akubitwa, arabambwa, yambika ubusa hagati y'ijuru n'isi kugira ngo atwereke ko adukunda. Rero hanze aha, impamvu turi butinde ku bucuti bwa Yesu kuruta ubw'abantu, suko n'abantu badahari batubera inshuti cyangwa batubereye inshuti, ariko ni bake, ni bake dushingiye aho viziyo igeze. Kubera ko muri no minsi usanga abantu bavuga ngo nta nshuti zikibaho, ngo nta nshuti z'iyi minsi, ngo inshuti zari za kera, ariko ntabwo ariko bimeze. Baba bagiye kwibwira ijambo nk'iryo Eliya yibwiye umunsi Ezebera amuhiga ngo amwice. Hanyuma Imana ikabwira Eliya, akabwira Imana ngo Ezeberi yisha abahanuzi 400, ngo none nawe arimo aramugenza. Donc Eliya yumvaga ko ari we muhanuzi usigaye urimo guhanura, urimo kuvuga Imana, ariko si ko Imana yabibonaga. Nubwo mu nshuti
icyenda zaguhemukiye ariko hari imwe. Hari ikintu nabonye muri ubu buzima, abantu 19 baragukomeretsa, hakaboneka undi muntu umwe ukomora inguma bantu bagukomerekeje. None se ndaguha urugero rutari kure, turabihuza na Bibiliya icyo yavuze, ngo umwigisha amategeko yasanze Yesu. Ntabwo tuzi isaha ariko yaramusanze, aramubaza ngo mwigisha ni iki nakora kugira ngo ndague ubwami bw'Imana. Kuba inshuti n'umuntu harimo no kuba ari mugenzi we, harimo no kuba bakundana. Hanyuma ngo urumva umwigisha amategeko yarabizi, ubaye nkumbajije ikibazo uzi ariko reka nkivuge. Noneho ngo Yesu aramubaza ngo mu mategeko handitswe ngo iki. Umwigisha amategeko yarabajije Yesu ibyazi nkuko umbajije ibyuzi. Nawe urabizi nyine ko ubushuti bw'abantu bugira grane, buba expired, ariko ubucuti bwa Yesu burihariye kuko tubana nabwo turi muri ubu buzima, twamara no gupfa tukajyana. Niyo mpamvu impanda nivuga kubera ubucuti twagiranye n'uyu mwami tuzazuka. Hanyuma nitumara kuzuka duhabwe gakondo yo mu gihugu cyo mwijuru kuko twagiranye ubucuti. None se ubucuti bw'abantu bushingiye kuki? Baragukunda kandi abantu bagukunda ufite, iyo udafite ntabwo nyine baragenda. Umunyarwanda yise umwana waravuga ngo ni babakunda ukize. Kubera ko ari babakunda ukize rero ntuzigera ucira umuntu urubanza ngo ari inshuti yanjye none aransiga. Hari ibyo yagushakagaho none ntiyabibonye. Igihe nicyo kikuzanira inshuti cyangwa kikazijyana. Niba uyu munsi uri mu gihe cyo kubura inshuti, ndagira ngo nkubwire ngo guma kuri Yesu, niwe nshuti tubana mu bihe byiza n'ibihe bibi. Ariko umuntu ubucuti bw'abantu mu bantu uri mu bihe byiza useka, mwabana ibihe bibi byaza bakakuvaho. Uko niko abantu bateye kandi ntitwabibahura. Noneho ngo Yesu abaza umwigisha amategeko ati ko hari umuntu wavaga ariko agiye Yerusalemu agahura n'abambuzi bakamwambura bakamukubita bagasiga buraho hato ngo apfe bakigendera. Umutambya akaza akahaca akamumenya agakikira akigendera. Umurewe nawe akaza akahaca, n'abantu bafite amatitire mu rusengero akamureba akamumenya agakikira akigendera. Umusamariya wari mu rugendo rw'akahagera akamugirira imbabazi, akamushyira ku ndogobe, akamwomoza vino ye, akamujyana mu icumbi ry'abarwayi. Utekereza ko mugenzi w'uwo muntu waguye mu gice cy'abambuzi arinde wakamubereye inshuti nindi? Umwigisha amategeko yumva Yesu aramurashe. Aleluya. Aramubwira ngo ndumva uwamubereye inshuti ni uwamusanze mu makuba. Ubundi inshuti ni kunambaho mu makuba. Turaza kuvuga inshuti, ubundi inshuti ni nyinshi ariko reka tuvuge kuri eshatu. Turagaruka kuri uyu muntu wahuye n'abambuzi. Hari inshuti mababi, iyo umuyaga uhushye, buri igiti kigira amababi kikagira amashami kikagira n'imizi. Inshuti mababi rero iyo umuyaga uhushye zihungukana nyine n'amababi yazo, nyine zimeze nka ya mababi zirahunguka zikuvaho. Iyo uri mu izo ni inshuti mababi. Iyo umuyaga uhushye amababi ava ku giti. Ariko hari n'izindi inshuti mashami. Izo nshuti rwose zipfa kwihangana, ariko uzajya kubona ubone amashami yavunitse kandi igiti kigihagaze. Izo nazo turazifite mu buzima bwa buri munsi, kandi turasanga na Yesu izo nshuti yarazigize. Ntukwiye no kuzibura mu buzima bwa buri munsi koko bituma ubuzima buryoha, bituma umenya agaciro k'uwuriwe. Inshuti za gatatu arizo nshaka, arizo umuntu nkurikiye akeneye, arizo nkeneye, ni inshuti imizi. Umuyaga uraza ugahuha igiti, urumva amababi akavaho agahunguka, voka zidakomeye cyangwa imbuto runaka zidakomeye zigahunguka, amashami runaka nyine adashinga akavunagurika, ariko imizi ikakomerana na cya giti, kikajya kijyaha ariko kikakomeza kigahagarara. Ari inshuti dufite zadukunze atari uko turi beza, zadukunze atari uko twazigabiye inka, zadukunze atari uko twazigiriye neza, zo zaratubonye zumva zikwiye kudukunda. Ubu ufite abantu bagukunda warwaye, ufite n'abantu bagukunda uri muzima. Urumva igihe warwaye akavuga ati jewe rwose ndamuha amata ndayamusomya kuko atari bubishobore, ntabyinubire. Inshuti rero ntikwinubira, kandi iyo umuntu ari inshuti abagukunda. Iyo agukunda akugirira ibyiza, kuko urukundo rubaye rudafite ibikorwa rwaba rumeze nk'iziko rifite umuriro ariko udafite inkwi zikomeye. Hanyuma rero Yesu ngo abaza umwigisha amategeko ati mbwira wabaye mugenzi w'uwo ninde? Aramusubiza ati nuwamugiriye impuhwe. Inshuti zigira impuhwe. Uyu munsi niba ufite inshuti yawe ikabita kugirira impuhwe, ikabita kubikira ibanga, ikabita gumana nawe mu bihe bibi, iyo si inshuti ni indyarya.
buriya rero jewe nahisemo gutunga inshuti nkeya kuko sindi ihuriro ry'indyarya. Niko ibintu bimeze. Nahisemo gutunga inshuti nke. Inshuti zanjye ziriyizi nanjye ndazizi. Hanyuma impamvu nahisemo nkeya ni ukugira ngo ntabihuriro ry'indyarya. Noneho rero Yesu ngo aramusubiza ati none se ubwo nugenda ukagenza utyo noneho umwigisha amategeko ngo aramubaza ati ubwo se ubwo uravuze ngo ngirene. Yesu aramubwira ati ugenda ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Rero kubera ko abantu bavuga ngo urukundo ntirugihari, ariko siko ibintu bimeze. Abantu bari muri Kristo Yesu bafite urukundo. Ubwo tugiye kuvuga ngo abantu nta rukundo dufite, twaba tuvuze ko ijuru ryarumbije. Ijuru ntiryarumbya ntirizanarumbye. Ijuru rifite abantu bafite urukundo, ijuru rifite abantu bakijijwe, ijuru rifite abantu basoroma banyunyuza ku by'ijuru kandi bagakora iby'ijuru rishaka. Abo bantu rero iyo uhuye nabo bakomora inguma abambuzi bagukomerekeje. Abo bantu ni abasamariya mu buzima bwa buri munsi. Iyo muhuye azi ko wabayeho mu buzima bwo kubwirwa nabi akubwira neza, kuko nyine ni umusamariya. Ahubwo dusaba abantu badukurikiye bige kubera abandi abasamariya. Yego. Esther, uravuze ngo inshuti wenda mu gusenga ushobora cyase muri Yesu ushobora kubonamo inshuti. Uyu munsi abantu benshi bafite ibikomere bitandukanye byatewe n'inshuti. Kandi iyo ukurikiranye amakuru cyangwa ukurikiranye amateka y'ibyo bagusobanuye amateka yazo, usanga izo nshuti ni abantu basenganaga, azi ko Imana yamuvuzeho, azi ubuzima bwe bwose, buri kimwe cyose aragifite, barasengana yamenye Imana. Inshuti bizi imyambaro ukunda kwambara, inshuti bizi ibyo kurya ukunda kurya, inshuti ibizi igihe uryamira, ibizi igihe uvira mu kazi, igihe utahira, ibizi aho wagize intege nke n'aho wagize imbaraga. Inshuti nta kintu na kimwe ibitazi. Niyo mpamvu iyo iguhindutse birayorohera kugusenya. Urabyumva? Iyo iguhindutse birayorohera kugusenya. Icyo twabwira abantu, twabibutsa ibintu Pawulo yavuze. Yaravuze ngo mu minsi y'imperuka, ese tuyisohoyemo cyangwa ntituyisohoyemo? Abantu bazaba bikunda, bazaba birarira, bazaba bakunda impiya, bazaba badakunda babo. Abantu batekereza ko ibintu Pawulo yavuze bizasohora twarapfuye twese turi urusororo n'inyamirambo, cyangwa bizasohora turi bazima. Bizasohora turi bazima. Ibyo ni ukuri. Hanyuma rero hari ikintu Salomo yavuze ku nshuti mu Migani 17 yavuze ngo inshuti zikundana ibihe byose, ngo kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Biravuze ngo hari urwego umuntu yakubera inshuti rukarenga akaba n'umuvandimwe. Hari n'urwego umuvandimwe yakubera umuvandimwe mwaronse rimwe ariko akaba n'inshuti yawe. Hari n'igihe umugore akubera umugore cyangwa umugabo ariko akaba inshuti yawe, mukaba muri inshuti. Ubundi ubucuti ntibugira icyo bushingiyeho. Iyo ubucuti bufite icyo bushingiyeho ntiburamba. Ego. Ariko iyo kidahari ubwo bucuti buraramba. Birashoboka se ko habaho ubucuti ntacyo bushingiyeho? Birashoboka. Birashoboka ko ubucuti bwabaho ntacyo bushingiyeho. Umuntu subwo ubundi byakunda ko ubucuti bubaho ntacyo bushingiyeho. Kubera ko umuntu yumvise runaka gukunda, subwo urumva ibyo bintu bifite ishingiro, nawe nyine akagendera muri icyo kigare. Cyane rwose. None abantu ntibumvishe ngo Yesu aratanga imigati n'amafi bakaza aho ari. Uzi ngo bari bamufiteho ubushuti, bari baje kurya. Ubwo subwo bene ubwo bushuti nyine ni bumwe navuze butaramba. Ubushuti butaramba ni bwa bushuti umuntu agukunda afite inyungu agushakaho. Nazibura azagusenya, nazibura azagucukurira umwobo. Hari n'ubundi bushuti rero umuntu agucengera kugira ngo akurimbure, akajya gusekera akakwereka ko mujya. Ubwo bushuti buryarya rero nibwo bweze. Ariko Yesu niwe nshuti yo kwizerwa. Navuze ngo niwe mubana mu bihe by'imvura. Yesu akakubera ubwugamo kuko ni inshuti yo kwizerwa. Niwe wenyine udashobora kumva amabwire ya rubanda kuko ni inshuti yo kwizerwa. Muraziranye, arakuzi Yesu nawe uramuzi. Usibye kuba yarakumenye nawe ukamumenya, hari ukundi azi aho ugira imbaraga, azi naho ugira intege nke.
kandi ahorana imbabazi. Ubundi inshuti iyo umuntu agukunda ntabwo agufana mu gihe wagize imbaraga, n'igihe wagize intege nkeya arakumva. Iyo niyo nshuti. Ariko kubera ko ubushuti bwo muri iyi minsi bumeze nk'amashara, nk'umuriro w'amashara, buri hose ahubwo nyine ubushuti bw'ibintu oya nyine twavuze burahari. Hari abantu bake babufite bari muri bya 7 tutamenya. Ariko uyu munsi wabo bafite nanjye naba mbafite, kuko nta bapfira gushira. Zifite zaturambyeho, turazifite zaturambyeho tudafite icyo dufite, kandi anyway ndazishimira. Urazifite zakurambyeho, umva ziravuga ziti, umva bakagusebya zikagukunda, bakagukamira mu kitoze zikagukarabya, bakagutuka zikagutukura, bakakwambika incocoro zikakwambika iby'icyubahiro. Izo nshuti ni intumwa za Kristo. Abantu bamenye ko muri ubu buzima hari abantu batatu bundi udashobora kubura, kandi nyine b'inshuti Yesu yari abafite. Hari uwitwa Petero, hari uwitwa Yuda, hari n'undi muntu witwa Simone w'umunyakorene. Wowe uririrwa uvuga ngo inshuti ngo ntazi kibaho, aba bantu ntushobora kubabura kuko na Yesu yahuye nabo. Hari inshuti ya mbere Yesu yari afite yitwa Petero. Petero aravugaga ati mwami, uko byagenda kose ngewe tuzapfana. Iyo nkota arayigendanaga, yari yarayikuye ku nyanja aho yaroberaga amafi, yajyaga imufasha kubaga amafi. Aravuga ati ubwo umwami ampaye promotion akaba ngabiye umurimo, umuntu uzamuvuga nshingiye uko namubonye nzamubaga nk'uko nabagaga amafi. Petero iyo nkota yarayifite. Abo bantu turabafite babana inkota. Akaba ari pasiteri afite inkota, akaba ari umushumba afite inkota, akaba ari umuririmbyi afite inkota, akaba ari umukristo amaze igihe mu idini afite inkota. Uwo muntu nta kindi kintu azakora usibye gukoresha ya nkota ye. Hanyuma Petero rero nk'inshuti ya Yesu ngo bavuze batari n'uyu nawe yari ari muri babandi wa mugabo uzura abantu agahumura n'impumyi, ngo aravuga atashwe ati jewe uwo muntu murimo muvuga ntawe nzi, muzi hese nta. Aramwihakana kandi yaramubwiraga ati ndagukunda, I love you so much, ngewe icyaba cyose narwana. Dufite inshuti zijya zitwemerera yuko mu makuba twajyana, ariko babona arimbanije ameze nk'avuduka zigasubira inyuma kigongogongo, zikavuga zitoya. Ariko rwose Claude hari ukuntu nari muzi, Chantal hari ukuntu nari muzi, Ivan hari ukuntu nari muzi, ariko burya siko nari muzi. Kandi mwarasangiye, mwarasenganye, mwarakoranye umurimo w'Imana, mwaragize gute. Abantu mvuza ayo mazina ntibantera amabuye, n'urugero natangaga. Urumva akavuga ati Jani atereka ati noneho reka ndebe uko yigira, reka ndebe ko ibi noneho kuri inshuro byikuramo, agasubira inyuma akakwihakana, ntumenye yuko mwagendanaga. Bakavuga batariko kusenga nka Jani, kusenga nka Chantal, ati awe oya rwose ko twajyaga tubabonana mu butayu mu biterane, agakubita umutwe hasi ati murambeshyera. Iyo nshuti imeze nka Petero ntushobora kuyibura mu buzima, kuko na Yesu yarayigize. Inshuti ya kabiri ni inshuti yitwa Yuda. Yuda aragukunda, agakora ibyo ushaka ko akora, akakwereka ko muri kumwe, ariko yatirimuka akakugambanira. Akavuga ati jewe agukunda muri kumwe, yamara kugenda akakugambanira. Dufite abantu rero badukunda kuko turi kumwe. Nkaba nkunda Tewo kubera ko turi kumwe. Twamara gutandukana, Tewo se ni ibiki? Najyana ubutewo bwe. Izo nshuti ntiwazibura, na Yesu yarazigize. Hanyuma kandi urumva iyo agiye yasanze bakuvuga n'abarakuvuga ashyiramo umunyu. Tewo buriya ngenda muzi, buriya ABCD, buriya bigenda gutya n'umwemezi. Ntabwo izo nshuti wazibura zimeze nka Yuda, kuko na Yesu yarazigize. Hanyuma hari indi nshuti za gatatu zimeze nka Simoni w'umunyakorene. Simoni yaraje asanga Yesu bamukoreye igiti cy'umusaraba, kandi ntabwo yarazi nyine ibyo bamuziza. Yabonaga bamukubita, yabonaga bamutuka, yabonaga bamucira mu maso, bamwambura ubusa, bamukorera ibintu bya mfurambi. Ngo yawumutwaje aguye gatatu, arawufata awushyira ku rutugu rwe Simoni. Ntiyigeze abaza Yesu ati mbe wa mugabo we urazira iki? Ntiyigeze amubaza atese nuko uri umunyagitarama, nuko uri umunyabetelehemu, nuko uri umunyagalilaya, ubundi ni icyo uzira. Dufite izindi nshuti za gatatu zitajya zitubaza ingano y'ingendo z'imibabaro twaciyemo. Wamenya gusa ngo Tewo yarababaye,
nje kumwomora imibabaro. Donc nje guhagarara ahantu Yesu yagahagaze. Izo nshuti Yesu aziha umugisha. Akagutwaza umusaraba tewo, akamenya ko wariye, akamenya ko wambaye neza, akamenya ko wisize, akamenya ko waryamye, akamenya ko wanyweye. Ese warwaye wafashwe ute? Ese umurimo w'Imana wawukoreye he? Urumva ese wabashije kurya? Ese ko wasoje amasengesho abonye ka cyayi? Ntabwo wirirwa umubwira ngo urumva byangendekeye gutya, byagenze uku byagenze uku. Waraza akagutwaza umusaraba akakugeza inyabihanga. Hanyuma mission Imana yakuzaniye ikayikurikirana. Yaramutwaye amugeza inyabihanga. Bageze inyabihanga ntihigeze amubaza ate se bakuzanye kwenda iki? Yatuye umusaraba inyabihanga arigendera Simoni. Amaze kwigendera Yesu baramubamba. Ibitangaza saa 9 birakoreka. Simoni ntihigeze agaruka gukurikirana ibya Yesu. Paka Yesu apfuye, mpaka bamuhambye, paka azutse. Paka asubiye mu ijuru. Cyatwa kuzo nshuti zigira igihe zikagena nazo. None se abantu n'abantu kandi abo bantu na Yesu babaye mu ruhande rwe. None se urumva ushaka kubaho mu buzima Yesu atanyuzemo? Icyo ntigishoboka, ntago kibaho. Nese ubwo ubushuti bugira garante n'ubushuti? Yego kumana yanjye. Inshuti igira garante bitewe n'igihugu usanzemo. Ushaka kumbwira se ko Simoni Munyakorene nta mumaro yagize atwaza Yesu umusaraba? Yarawugize. Ukomeye cyane ndetse. Ahubwo abantu turi kumwe Imana ibaha inshuti zibatwaza imisaraba. Kuko iyo nshuti yije wibagirwa Yuda wakugambaniye. Iyo nshuti yije wibagirwa Petero wakwihakanye. Iyo nshuti ze imeze nka Simoni Munyakorene. Niko ibintu bimeze. Urakoze cyane. Ese ndi kwibaza ikibazo, hari ukuntu bajya bavuga ngo inshuti ngo warenze kuba inshuti ubu muvandimwe. Ni ryari inshuti yitwa umuvandimwe? Ni ryari umuvandimwe yitwa inshuti? Nyine twavuze yuko muri iki gihe bitagikunda. Impamvu bitagikunda nuko turi mu minsi y'imperuka Pawulo yahanuye. Abantu nyine barikunda, barashaka impiya, barashaka barirarira. Hanyuma ahubwo reka tubwire abantu umuntu ufite inshuti yamubereye umuvandimwe ayikomereho. Yego. Ni ryari umuvandimwe rero? Iyo nshuti ni ryari kubera umuvandimwe? Byagenze bite? Ugeze ku rwego? Iyo nshuti ubundi bikuye n'amapeti, bikuye amaranka. Ni inshuti ishobora gusanga batakuvuga nabi ngo ibashyigikire. Iyo ni inshuti. Ni inshuti idashobora kugusanga mu makuba ngo iyagusigemo. Iyo ni inshuti. Hari umugabo witwa Mutabazi wasanze mu Kristo mu isayo gahinda gasaza. Ndagira ngo nkubwire ko iyo nshuti itita ku isayo urimo. Iyo icyo yitaho nukuzana ubutabazi bwo kugukura muri rya sayo. Iyo nshuti rero irahinduka, iragenda ikaba umuvandimwe kuko ikuyobora inzira. Kabangwa nubwo wahuye na nyamurya nino ugahura na bwenge bw'isi, ariko ukomeje iyi nzira hari ukuntu byagenda. Ururembo ushaka kugeramo warugeramo. Ntabwo yirirwe kubaza ngo mbese ngo kwaciye muri inzira ngo ukaba wayobye ngo kandi hariya ngo haraho wagombaga guca. Never. Yiguha ubutabazi ukeneye muri uwo mwanya. Iyo nshuti rero niyo muvandimwe. Hari ahandi hantu mu Kristo yageze ku irembo ryitwa Rukundo, ahantu hari intare. Rukundo aramubwira ngo niba uzi ko ntacyo umutima ugushinja, zitambukamo nta kintu zigutwara. Iyo ufite inshuti y'umuvandimwe, mu bihe bibira gukomeza, mu bihe bibira guhumuriza. Mu gihe abantu baguha induru, yo irazika kubwira iti komera. Mu gihe abantu bagutera amabuye, irazika kubwira iti komera. Mu gihe abantu baguca intege, irazika kubwira ngo courage. Ahubwo twabaza abantu turi kumwe nabo badukurikiye, izo nshuti barazifite cyangwa tujye ku mavi dusenge. Kuko Yesu yavuze ngo nidusaba tuzahabwa. Yavuze ngo nidusaba tuzahabwa, nidukomanga ku rugi tuzakingurirwa, kuko umuntu wese usabye ahabwa ndetse nuko amanze ku rugi arakingurirwa. Dusengera inshuti zize. Tuzisengera ariko ikintu kidasengerwa niki? Gutwita ni ugusenga, gucuruza ni ugusenga, kudepoza kugira ngo ubone akazi ni ugusenga, kugira ngo ubeho ni ugusenga. Urumva, kugira ngo buri kimwe cyose kigende neza nuko dukwiye gusenga, kuko aho turi si iwacu, turi abashyitsi, turi abagenzi. None se nitudasenga tuzasengera? Dusenga isengesho ngo turashaka inshuti. Turashaka inshuti. Usenga Imana iguhuza n'inshuti z'umumaro.
urumva niwe nshuti azagutungira urutoki rwaho inshuti z'umumaro ziri kuko asanze Petero na Yohana ku nyanja yaberetse aho amafi ari kandi bari bakesheje ijoro babuze n'umusundwa n'iminyorogoto n'inyagaruzi ariko abashyitse arababwira ati nimunagura ushundura iburyo niwisunga Yesu nk'inshuti y'ukuri nk'inshuti yo kwizerwa azaguha inshuti z'umumaro zizakunambaho zizarambana nawe zizagukunda zizakwitaho zititaye ku bihe wowe urimo guca. Yego urakoze cyane. None uratubwiye ngo inshuti z'umumaro ndi kwibaza ikibazo nkagira gute izo nshuti mu minsi y'imperuka zibaho zaboneka hehe kuko umuntu muraganga ati aho narindi nabuze inshuti hariho nizeraga nabuze inshuti iyo nizeraga nawe tugiye gufatanya urugendo dusengana n'iyimpemukiye kwibaza iyi nshuti zabo ugasanga umuntu avuze ati nzibera njyenyine uri kubyumva inshuti yo kwizerwa tuyikure hehe ubundi inshuti ntizigira ibara ntabwo nshobora kubona kureba Tewo ngo mbone ko ari inshuti ariko ibikorwa Tewo azankorera bizanyereka ko ari inshuti ushaka gukora ibikorwa byiza bitewe n'icyo ngushaka ariko uko igihe kirabigaragaza wari uzi ngo igihe ntikibigaragaza igihe kirabigaragaza igihe kitarabigaragaza urategereza kikazabigaragaza. Yego ngo tubatega igihe yego uyu munsi Esther uragana n'umuntu akavuga ati aho gukundana n'umurokore cyangwa Kristo ngo tube inshuti nagenda nkafata wa mupagane wa nyuma y'abandi akariwe tube inshuti kubera iki mu basenga nta nshuti zikibamo ese nawe niko ubibona mbo ngewe siko mbibona navuze ngo ngiye kuvuga ko ariko mbibona na mbere naba mbaye nka Eliya wavuze ko abahanuzi bose Zeberiya bamaze ari usigaye hariho abapfuye bahagaze ariko hariho n'abazima uwo muntu tumubwire ko hariho abapfuye bahagaze hariho n'abazima abo bazima nasenga Imana imuhuze nabo kuko irabushoboye kandi bose bazabitwikira izina Yesu oya Yesu niwe uzabihishura kuko niwe nshuti y'ukuri. Erega umunyarwanda yaravuze ngo mbwira uwo mugendana nkubwira uguriwe bara kubana n'inshuti umwaka ibiri utaramenya iyo ariyo Esther birashoboka ibyo se bibaho Esther birashoboka iyo ubana n'umucuruzi w'amakara usa n'amakara iyo ubana n'umucuruzi w'ubufa kwanduza ubufu iyo ubana n'umusinzi biratindukanywa inzoga turi mu minsi y'imperuka Esther iyo ubana n'umwesikoro ubu umwesikoro niyo mpamvu umunyarwanda avuze ngo mbwira uguriwe mbwira uwo mugendana nkubwira uguriwe nuko utindanye na berega naho inkoko itinze ngo ihati baba impamvu nkubwira gutyo turi mu minsi y'imperuka wakunze kuyivugaho cyane iminsi y'imperuka sibyo mu minsi y'imperuka ndi kwibaza ikibazo hari kubaho abantu umuntu mwashakanye mukundana mukabana mukabyana abana 5 6 muri inshuti n'isheri n'ishusho ejo akahita kwihinduka wavuze ngo umwaka ngo uzamenye uwo uriwe kugira mu byara abana 5 muraziranye Esther ariko ku munota wa nyuma akaguhinduka none nk'iyo inshuti niye kandi n'uwo aguhindutse kandi mwizeranaga ukuzi wese kandi ngewe simva mu ijambo Pawulo yavuze ngo mu minsi y'imperuka abantu bazabikunda birarira bakunda impiya badakunda n'ababo mu minsi y'imperuka nta nshuti iriho ubwo rero mu minsi y'imperuka ariko uzi yuko Yohana yabajije abantu ngo mwabana b'inshirame ngo ninde ubabwiye ko umujinya w'Imana ugiye kuzatera si abantu se yabwiraga uzi ko Yesu yavuze ngo mwabana b'ingunzu utekereza ko ingunzu zabayeho ku bwa Yesu none zidahari n'uyu munsi zirahari umuntu mushobora gushakana uzi ko ari umuntu kandi ushakanye ni vampire ushakanye n'ingunzu ushakanye n'inzoka ariko ushakanye n'isega ryambaye uruhu rw'intama ibyo ntabwo ari igitangaza. Yego ariko urumva ko mu myaka igeze muri 3 nibwo ari bwo bumenyi ahubwo reka tubaza abantu ngo iyo nshuti igukomerekeje ibyo bikomere yagukomerekeje ubyikura muti Yesu navuze ngo niwe nshuti y'ibihe byose niwe nshuti idahinduka niyo nshuti yo kwizerwa niyo nshuti yo kwiringirwa kuko urukundo rw'ubucuti bwe yarutugaragarije ku musaraba niwe wenyine wakomora inguma z'abiyisi nshuti baje mu buzima bwawe akakomora imyambi ibikomere by'imyambi bakurasha naho nuvuga ngo
kereka Yesu nakuzanira umunyambabazi witwa umusamariya cyangwa hakaza Simoni w'umunyakorene. Hataraza hahirwa uwihanganira ibimugerageza, namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo ry'Imana yasezeranije abantu bayikunda. Kuko Yesu ntago azaza ibyo byarakize. Teo, tugeze mu minsi ya nyuma aho umwana yanga umubyeyi, aho umubyeyi yanga umwana, aho umugabo yanga umugore, aho umugore yanga umugabo, aho umuvandimwe yanga umuvandimwe, kandi ibyo byose iki gitabo cyarabivuze. None se muragira ngo bye gusohora kandi byarahanuwe? Iminsi y'imperuka turanze. Iminsi y'imperuka. Ahubwo abantu bitwaye bate mu minsi y'imperuka? Inshuti zirahari, kuko tuvuze ko zidahari twaba tugiye gusenya ubwami bw'Imana. Kandi ubwami bw'Imana hari abantu bwubatswemo nabo babwubaka. Bera imbuto zikwiriye abihannye, zikwiriye abantu bamenye Yesu. Abo bantu rero bakomora ubucuti kuri Yesu. Iyo muhuye nakubwiye ngo hagarara mu cyimbo cya Yesu. Ni biki witonda kugira ngo abantu babe bagukunda? Ni biki witonda? Ubundi se mu bantu ni iki wakwitondera? Abantu nta munoza. Uzana ibishishi ngo noneho yabuze ibya yisiga. Waba mugufi ngo ariko ko ari yakwari igikuri. Waba muremure batese ubundi uri azamanura imvura ko areshya nk'ibiti by'Ubugesera. Wakena bati noneho kagiye gupfa. Babona nta busaba umunyu, nta usaba igihumbi, baturiya n'umwesikoro. Wambara agashati keza bati uriya n'umunyamitwe. None se abubu ntabwo banyurwa. Abubu ntabwo banyurwa. Ni nta munoza niko abantu bavuga. Tubwira abantu bikomeze kuri Yesu, kuko niwe ushobora kuduha abantu banoze. Hari umuntu duteze amatwi muri kano kanya, dukurikirwa n'abantu batandukanye, abizera Kristo n'abatamwizera, abakeneye kumenya. Sa nkuvuga kuri Yesu kugira ngo niki wabwira abantu duteze amatwi bataramenya Yesu. Yesu bamukunda iki? Yesu ni muntu ki? Yesu bamukundire ko yadukunze tutaramumenya. Nibamukundire ko yadukunze tutaramumenya. Yesu yaradukunze, adukunda tutaramumenya. Urukundo Yesu yadukunze, urukundo yadukunze baruha agaciro. Ubwo ni umuntu utaramenya Yesu. Kandi namara guha agaciro urukundo Yesu yamukunze, azaharanira gukora ibyo Yesu akunda. Kuko nyuma yuko Yesu ankunda hari n'ibyo akunda, hari n'ibyo yanga. Ubundi y'inshuti uyikunda hari ibyo ubukunda, hari n'ibyo uba wanga ku nshuti yawe. Hari ibyo yanga, hari n'ibyo ibikunda. Irakubwira iti ndabikunda, ibi ndabyanga. Abantu nyuma yuko Yesu adukunda nibamenye n'ibyo yanga, nibamara kumenya ibyo yanga hanyuma bamukorere, kuko atubikiye ingororano. Ari ijambo rivuga ngo uwizera umwana w'umuntu avumwe. Niko Yesaya yavuze. Wizera umwana w'umuntu avumwe. Erega yari yarahuye nabo. Ako abana b'abantu urabazi. Abana b'abantu bishe Yesu. Abana b'abantu ibi bintu nzana bivuga kugeza mfuye. Abana b'abantu baramututse baravuga ngo ni Zeburuni, ngo ni umutware w'abadayimoni. Kandi yabazuriye abantu, abahumurira impumyi, abakiriza abarwayi, ariko baravuga ngo ni umutware w'abadayimoni. Yabazaniye umucyo, bakunda umwijima kuruta umucyo. Abo ni abana b'abantu. Inzira ebyiri y'ubugingo niyo kurimbuka, bahitamo iyo kurimbuka, banga ubugingo. Si icyo gusa bakoze, baranamubambye, banamwambitse ubusa hagati y'ijuru n'isi, baranamwishe. Nuko Imana yamuzuye ntahere mu gituro, ariko ku bwabo ntibifuzaga ko yazuka. Na n'uyu munsi dufite ibihugu bitemera ko Mesiya yaje, ari we Kristo. Nase urashaka ko niba runaka yari inshuti akaba yaraguhindutse, urashaka ko kwemera na Yesu bataramwemeye? Ntabwo ibintu byashoboka, ntabwo byabaho. Niyo mpamvu ndi kubwira nti inshuti, wavuze ngo inshuti ziri. Natangiye mvuga wambaje ngo inshuti kuri wowe ninde? Ndamukubwira ngo inshuti ni Yesu. Izindi ziza ari inyongera, ariko Yesu niwe ufite, niwe nshuti idahindurwa n'ibihe, niwe nshuti tumva amabwire, niwe nshuti idaharara ngo ihararuke, niwe nshuti idukunda itarebeye aho dukomoka. Kuko Pawulo yavuze ngo turashimira Kristo Yesu watugiriye icyizere, akatugira abo kwizerwa, akatugabira umurimo. Ntabwo yawutugabiye kuko hari ibyo ashingiyeho. Urukundo dukunda si ibyo ashingiyeho, yawutugabiye kuko adukunda. Ntabwo ari ibyo yuririyeho, ntabwo ari ibyo yagendeyeho, si uko twiganye, si uko twakoranye akazi. Kuri iki gihe abantu bakundana ubundi mu byiciro nacyo kimenye. Abantu bakundana kuko biganye kuri high school runaka, abantu bakundana kuko bakomoka mu karere kamwe, abantu bakundana kubera ko bafitanye isano, bakundana kubera ko bakorana akazi kamwe, bakundana kubera ko bakoranye stage runaka. Kuri iki gihe abantu bakundana mu maseri, mu ma episode, bakundana mu byiciro.
bakundana umukire ku mukire, umukene ku mukene. Urumva umuntu yabona ugenda n'amaguru agenda n'imodoka biba bigoye, keretse za nyangamugayo ziba muri twebwe Yesu yizigamiye, ziba muri bya bihumbi 7. niwe ushobora kugukunda ugenda n'amaguru agenda n'imodoka. Ariko ubundi abantu kuri iki gihe kuko abanyonzi ku banyonzi, niyo mpamvu uzumva bavuga ngo ishimwe ry'umunyonzi ngo rimenywa n'umunyonzi mugenzi we, ngo ishimwe ngo ry'umumotari ngo rimenywa n'umumotari mugenzi we. Bura ntabwo umutaxi voiture yajya kuganira n'umumotari, ntabwo akazi bakora imbogamizi bahura nazo mu kazi si zimwe. Kandi ntabwo nyine biragoye ko umumotari yaba inshuti n'umushoferi, ntabwo parking yaba ari imwe. Ariko abamotari kubera ko parking yaba ari imwe barakundana bagira n'ubucuti. Umwe yagize ikibazo baramuvuganira, haguye aramwegura kubera ko nyine bari kuri nivi imwe. Rero dusohoye mu minsi abantu bakundana kubera bari kuri nivi imwe. Umuntu akankunda kuko naciye mu bigeragezo bisa nk'ibye, umuntu akankunda kubera ko naciye mu makuba asa nkaye. Ni byiza, nicyo gituma natwe Kristo dukunda no mu byazaduhembera nuko twihanganiye imibabaro isa nk'iyo yanyuzemo. Yego. Ariko se umuntu batamutari muri level imwe mushaka gukundana urukundo rugakomera, nshatse kuvuga iki? Yewe ndabafite bankunda tutari muri level imwe, bankunda nta nigare ngira, bankunda ntafite etage, ndabashimira aho baherereye. Esther, uri mu bantu bahuye n'ibikomere bitandukanye kandi uri mu bantu bigishijwe n'abantu mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Nimba ubyibuka nubwo duherukana wari umaze iminsi uvuye mu ishuri cyangwa izo tuzizera, none uriya kwa mwizeraga ntiyaguhekuye, umbwira gute ko inshuti ziriho? Mbo je nahuye n'abasa n'inshuti, ntago nahuye n'inshuti. Abasa n'inshuti ibihe byanjye bibi bamvuyeho. Ariko inshuti nyazo uyu munsi turacyari kumwe, ndazishimira n'ubundi. Iyo umuntu asa n'inshuti murabana akaguhekura, iyo umuntu asa n'inshuti aragusebya, iyo umuntu asa n'inshuti aragucuruza gushakamo inyungu kandi ntagire icyo akumarira. Ariko inshuti igukura ku rwego uriho ikagushyitsa ku rundi, ihangayitswa n'ubuzima ubayemo igashaka icyatuma buhinduka. Iyo ni inshuti. Ariko abasa n'inshuti biravuze ngo harimo original hakabamo na pirate. Ngewe izanteye ibikomere nizisa n'inshuti, ariko inshuti zanjye za oje ziri original n'uyu munsi ndi kumwe nazo, ahubwo zubahwe. Ariko tewo uzi inshuti ishobora kumenya ko ukwiye kwambara neza ikakwambika, uzi inshuti ishobora kumenya yuko ukwiye kuba ahantu heza ikahagutuza, uzi inshuti ishobora kumenya yuko ukwiye kunywa amata ikakugabira inka y'imbyeyi ikamwa ukanywa amata. Iyo nshuti se wayinganya iki? Ibyo byose agenda biciyemo. Niyo mpamvu uyu munsi umuntu afashe umwanya akantuka akandika comment intuka akambera inshuti akambera umuntu usa n'inshuti akampinduka, ni ibintu bidashobora kukuncira umwenda, ni ibintu bidashobora. Yewe narisobanukiwe. Ubundi hari n'ikindi kintu nabonye, buriya Sawuli ntiyari kuba inshuti na Dawidi kuko yari abizi neza ko yimikishijwe amavuta yo mu rwabya kandi Dawidi arayo mu ihembe. Iteka umuntu mudahuje agaciro k'amavuta azakurwanya, azakwigiraho inshuti kubw'inyungu gushakaho, kuko ashaka kuzajya umucurangira yatewe, kuko ashaka kuzajya umukorera. Ariko namenya agaciro k'amavuta ufite azajya yisarisha gutera amacumu. Kubera ko ni muri ku rwego rumwe, arabizi yuko amavuta yawe arayo mu ihemba yarayo mu rwabya. Arabizi kandi rwose arabizi. Abo bantu rero ntitwababura mu buzima bwacu. Urakoze. Turi kwenda ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ese niki wabwira abantu muri no minsi bivuga ngo bakomerekejwe n'inshuti? Inama wabahaniye? Inama nabwira abantu nuko bakwikomeza kuri Yesu kuko niwe nshuti yo kwizerwa. Nuko natangiye mvuga, sinjya kure y'icyo navuze. Ariko bakanamusaba akabahuza n'inshuti z'umumaro, kuko nakubwiye ngo ageze ku nyanja yarangiye Petero na Yohana aho isamaki ziri. Yesu numwikomezaho azakubera inshuti kandi aguhe n'inshuti z'ingenzi z'umumaro. Nakubwiye ngo inshuti isa nk'inshuti iraza ikagushoraho igakora buri kimwe ariko ikagenda itagusezeye. Ubundi inshuti nyayo nta kintu itakubabarira. Inshuti nyayo igukunda wacogoye, igukunda wagize n'imbaraga.
inshuti nyayo igukunda wambaye neza ikanagukunda utambaye neza, iyo ni inshuti. Ariko izisa n'inshuti iyo habonetse utujojo b'imvura itaragwa ikuvaho ikajya kwiyugamira. Ariko inshuti nyayo muranyagiranwa, mukazafatanya kuvuga inkuru z'urugendo mwaciye. Ndaguha urugero, Yonatani yari inshuti ya Dawidi ku rwego yamumeneraga amabanga y'ibibera kwa se Sawuli. Akaza akamubwira ati data uyu munsi uramenye ntukandagire ibwami, afite umugambi wo kukwica. Dawidi ntahakandagire. Inshuti y'ukuri, inshuti nyayo ikumenera ibanga, izi wazira, irakurabura mu kinyarwanda cy'abubu. Iyo nshuti iyo bari gucekeramo, hari umutumishi wabivuze ku musaraba TV, Imana imuha umugisha. Iyo bari gucekeramo nka kumwe bacekeye muri za mboga zo kwa Elisa, iyo nshuti irakubwira ita ahantu ugiye baguteza uburozi uramenye. Ariko kubera ko twagiye tugira inshuti zisa nk'inshuti atarizo, zambaye uruhu rw'intama imbere n'amasega aryana, badukorogeye uburozi zirabusengera, baratugambaniye zicara mu nteko zibizi, batuvuze nabi zirogeza. Ariko inshuti nyayo yarwana. Buriya nakunze abantu bafana Reyo, abantu bafana Reyo yabo ni yabo yatsinze, ni yabo yatsinzwe. Abantu bafana Arsenal ni yabo yagize intege nkeya, ni yabo yagize imbaraga. Abantu bafana APR ni yabo yatsinze, ni yabo yatsinzwe. Hanyuma rero inshuti isa n'inshuti ni umufana, ariko inshuti y'ukuri ni umukunzi. Uwo muntu agukunda mu bihe by'ubunyerere, yabigusangamo akagusindagiza akakugeza ahumutse. Inshuti nyanshuti igukunda mu bihe by'imvura ikazana umutaka ikakugamisha. Baba bakwirukankana ngo bakwice ikaguhisha, kavuga iti hungira hano nkwereka aho ujya, batakwambura ubuzima, batakwambura izina. Iyo ni inshuti. Hanyuma rero reka tubwire abantu bahuye n'inshuti zisa n'inshuti ngo bakomere kandi bikomeze kuri Yesu, kuko niwe nshuti yo kwizerwa. Niba mwikomezaho azabatungira agatoki kaho inshuti nzima ziri. Imana ibaho umugisha. Imana iguha umugisha cyane ku kiganiro cyiza duhaye, dusobanuriye inshuti cyari cyo, ariko tubwira cyane yuko uwo kwizerwa ari Kristo Yesu. Nimba nta kindi wongeraho rero, ibyo byose tuzongera tugane, dufite byinshi byo kuganira, dufite byinshi byo kubwira abantu, dufite ubutumwa bwinshi bwo kubwira abantu bakabageza ku musaraba. Birahari byinshi. Ibintu byo kuvuga Yesu turabifite, nta mwanya wo kwirirwa tuvuga ubusa dufite, nta mwanya wo kwirirwa dutukana dufite, nta mwanya wo kwirirwa duterana amagambo dufite, kuko Yesu umurimo yaduhamagariye no kuvuga ubutumwa bwiza. Donc no kumuvuga neza, kuko yavuze ngo ndaza vuba mu byahishuwe, nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese bikwiriye ibyo yakoze. Hanyuma rero niba aza vuba, twe dukwiye kwitegura, tugacana amatabaza, tukarinda imperezo, tukarinda amavuta, kugira ngo azasanga turi maso. Nta yindi mission dufite usibye iyo ngiyo. Yego. Urakoze cyane, nizeye ko niko njya guhamagara tuzakubona bitangaza imbere y'abaye umusarati. Oya tuzaza mu izina rya Yesu. Nimba nta kindi twongereho kuri uyu munsi, turagira ngo utange nimero yawe ya telefone kugira ngo agize uwifuza ko mwasengana mu byumwe cyangwa se ubundi nadusengera Imana. 82-552. Uracyari ya Mana yacu bwite, ntabwo wadusize mu bihe by'amakuba, watubereye inshuti nziza. Ba mama na ba data badahari, wabaye umubyeyi uzi icyuho cyabo. Inshuti zo mu isi zituretse, watubereye inshuti yo kwizerwa. Za zindi zigize zo ziduhindutse, ntiwigeze uduhinduka. Nkunze kuvuga ko utadutereranye, ntabwo wadutaye ngo udusige nk'imfubyi. Warakoze, wagize neza, watubereye ibyiringiro by'ubuzima, kandi ntitwigeze dukorwa n'isoni. Ntiwatugambaniye ngo tuvuge nabi, ntiwatuvuye ngo dukoze isoni. Wagize neza, urakarama. Dusengeye abantu bafite ibikomere by'izisa n'inshuti, kugira ngo ubomore ibikomere kandi ubahishurire ko ari wowe nshuti mu gikari cyawe zitashizeyo. Ubagabire amahoro, ubagabire umunezero, ubagabire ibyishimo, bashimisha ibyishimo bingana n'iminsi yabababarijemo. Urakoze, turagushimiye kuri kumwe natwe, kandi iki kiganiro umuntu wagitangiye akagisoza umuhereza umugisha. Dusenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.